wicaye ikintu cyose ushaka turakikugurira hano nta kibazo mana manje mushaka iki kindi toka we toka ushaka iki kindi toka cyaze ndumi igihe nahereye mu binyamakuru nibwo numi abagabo barwanira inyama abagabo barwanira basoma n'abaka baremera bararya bararya. Hello guys, turatangiye ngo ahangana ni ku Abacu TV Rwanda. Twakira abatumirwa Kanyombya na Yakamwana. Muri kubabona bari gushayininga mwabonye kuntu bakeye se. Noneho bari kuri vibe. Vibe kuzazira sho. Ndabakiriye. Ngaho Kanyombya. Tubwire se. Hari ikintu watubwira? This one the very unity. Iyi ni unity. Nibonye Yaka ukambona ubonye unity. Ntabwo ari byaye byo gupapira ukavuga ngo abantu barashaka abanaba bya bindi bita banzo bari yani kuvuga twakoze casting twarabarangije bari. Kanyombe, let me tell you, first of all, you don't know English. That is very rubbish English. Chuni cyongereza cy'umwana. And if I don't know English, you are a stupid guy. I'm American from Kansas City. Motherfucker, you guys. Shut up, you. This is bad guy. You. But speaking the rubbish English like that. The rubbish English. Yeah. This one is very English. From African. From Uganda. From the fuck you are the black. Fuck you guy. I'm from USA. I'm American. French show. Iki kigori kirambira iki. Okay, umvanye umva guys. Umvanye urakina no mu diaspora ngewe. Yaka. Ngewe Yakamwana from Kansas ngewe. Yaka nakandi. Nagufasha wowe ukarya ku madolari wowe. Yaka mwana. Namayero nakugaburira amayero ukarya wowe. Go be ready. Bashauka basti. Be ready now. Listen by. Nese Yaka umvanye neza. Umva mbabwire. Umva no ibaze ko nta nasoza introduction. Nyamakuru bintu ntabwo bazi icyongereza. Baza mwumve. Introduction ntabwo nari nakayisoje muhita muvuga introduction iki sura ufite umuntu ese warize wowe ari wowe nanjye ninde ninde niko ari wowe introduction mbere kukuru nize se. Qu'est-ce que signifie roi de la forêt? I'm asking you, qu'est-ce que signifie roi de la forêt? Wowe baza ikibazo Kanyombya. Roi de la forêt c'est quoi? Mais can you shut your mouth, you guy? Listen to me, you guy. Can you shut your mouth? Nazi kuvuga can you shut your kinywa? Ngo listen to me. Ushobora kuvuga amenyo ugire wowe. Amenyo ni yavuga ngo isosi. Nese Yaka. Kwara makuru yangezeho. Ngo waraye uryamanya n'indaya ni wayishura iragukubita ngira gukomagura ikwaka na telefone niyo mpamvu naguhamagaye telefone ni yacamo byagenze muhora mucinja indaya muhora mucinja indaya nta n'umugore ugira gabanya gukunda indaya namwe abanyamakuru sinzi ko mwabaye ariho nkawe nibyo bibuno byawe wageraho n'ibyabigega byo kuri ekole primaire bacinja indaya forward. Nese nago kanari kundeba wowe ugiye gusubiza ikibazo mubwiye waraye mu ndaya cyangwa ntabwo waraye mu ndaya nazo narayemo no kuziraramo n'uburenganzira bwanjye icyambere ngiye gusubiza ngewe ntabwo ari kuruka indaya indazira ariko indaya ni nawe ufite ibibazo byawe ngiye kukubaza indaya ni ufite ibibazo byinshi ngiye kukubaza indaya ni iki indaya ziko ari inyuma indaya ni iki indaya ni ngo ni indangamirwa ngo none se n'abagore bafite abagabo bafite n'abana b'indaya bafite n'amago ibyo nose nigize mentioninga indaya yewe noneho bazana indaya nakubwiye indaya buretse gato nta n'indaya nzongera kuryamana nawe ubu ngubu ngiye kujya ndyamana n'abagore bafite abagabo roji zirahari kuguhamagara nkakubwira aho unsanga nkagufatira roji nkagutunganya warangiza ugataha iwawe ugasanga umugabo abo ni abahe basanga isenene nkawe Kanyombya ni iki kayitangwa story wagira ngo urumushwe wavuyeho ngo ndi senene njye urabyibushye kundusha Kanyombya ngiye kukubaza ikibazo nakuzanye hano ari kugira amagambo make Kanyombya mubaze ndeba wowe ufite umugore sibyo twese turabizi ko ufite umugore ahubwo winyikira isoko nta mugore ngira ayoshowa nta mugore ugira nta mugore ugira abasaza b'i Kigali ndumiwe uzi ko ufite umugore se mwakoze ubukwe nkanabona muri gusezerana moto zivuga bibi saba abasaza birirwa baserera nyibera nibyo ndabyibutse nibyo uramwihakanye none reka nkubwire rero umva shabara kwihakanye
sorry ko mwise shaka ni wenda wa mbere na mama Jani abasaza uwo akina na filime azikagera reka mbwire ikintu kimwe ufite umugore ujya mu ndangamigano nawe ukajya gusumba umva nguzimanire ariko dutera umwaka uyu munyamakuru adutera umwaka reka nguzimanire ubundi rero ngewe gusa ndashimira by'umwihariko mabuja Mutoni tuzanira ikintu hano tuzanira akantu hano tube twirira dufataho ndabona abantu baravuga amagambo agiye kubashiramo mutaza kuguhana igihumure mukagira ngo ngiye ntabwo mfite amafaranga unatua zana tubatemo ngiye kubacamo wewe uyu munyamakuru niba batayemo mumubaze icyo mushaka mumubaze abarisha niho usiga shuti yanjye bite niho usiga wakitinga hano se reaction kabisa reaction none se abakozi bagiye mu gikoni si ni sawa nta kibazo abakozi bagiye murashonje abakozi bagiye abakozi nyine ni ikibazo cy'abakozi ariko abakozi barahari ntabwo ujya ubahera ariko nanjye ndi umukozi ndetse niho ese ni ukubera ko nambaye kano kantu niyo mpamvu uvuga ngo uri boss wa uri boss wanga kaburushete ninde uyikugurira urigurira ndabagurira mu bitugu yendo bizana ariko oya ndashaka burushete ebana n'ikirayi kabisa ushobora n'agatunguru mugira ka mayonnaise shagira shanda shonje sha uzanire n'agapeti gakonje izuba riri hanze nakubwiye agapeti mitsingi n'agapeti nyabaki agapeti mitsingi rwose gakonje cyane ariko inzoga zarabaye nta kintu mushaka cyo kunywa uzane fanta mugira igiti mugira igiti umusinzi mukuru watse fanta ko fanta kubera ko inzoka ziranyishe ziraba none se uranywa ibe fanta imana yabwe icyo ese waretse ngo nka mitsingi ko twose natwe tumitsingi ntabwo ushaka nzanire fanta agafanta yayi ndi mutuku bita oya ukariza ko kazanye ni orange uramba fanta ngewe sindi umukuru sinzana bawe Data umbaraka nkubwire nta nubwo nayumvise fanta ushaka ngiye buriya umva nkunda gukorera abakiriya bimena nkawe ngiye ifanta ufite n'ibishara ushaka waretse nkabanza nkabanza oya uretse arabiza nje shonje niko umugabo icara hano kuko kanyombya gushaka zaniriya ntebe shaka ndashonje riyatari baba no kanyombya bari gushaka riyatari murakoze riyatari waje inya umwaka aje ari hatari icara ndishimye murakoze ibanza wicaye cyari kumwana nzanira icyo kurya abantu ni bavuye iwawe urengeye hari umugore ngiye ururumba wikize uvuye iwawe warengeye upfa gukongo umwana ujye kumva busheti dufite ibiti muba mwavuye mu mago yanyu mwari niko mufite aya wasabye mayonnaise ashaka mayonnaise nabyumvise ashaka harya ashaka kamayonnaise harya ngo wahinduye izina igaga wahinduye izina basiga bagitanga uyu munyamakuru ni fanta wareka kunyicisha bagenda ubizane niba wavuye iwawe wariye umushyushyo kuko nzi kuva iwawe bagushu umaze kurya umushyushyo waretse ngiye bakanzanira icyo urashaka kunyicisha inzara mumeze nabyigo atuguriye akaburusheti genda shonje nabaguriye sibyo cicika ibiryo byawe taneze so mwavuye mu mago yanyu muriye okay Wacirate nuko ibintu biza none se abantu umva rata jura hano naba bose ataba yabiroze bimunyuze uko byari bimeze bimunyuze ataba yabiroze ni ubiduwa icara hano bizane leta chakula hapa bana akura uramukubisa eba ndetiri damasha enda shonje subabaye kani cyo kuryanga naririho noneho uyungu yashaka mayonnaise kunda abandi baza uyungu yashaka mayonnaise mushyize none se yanyamaze igihe zanyamaze kanyenda kuyishinya umuntu umugabo ugiye guhishinya mu nese mugiye kurwanya ego komana yanjye kina n'ibiryo ego komana reka ndabagura nta kibazo gihari ego komana ego komana TV Rwanda
nta kibazo bashyira agasenda gukomana mwicare mwigaragaza umururumba gukomana dore none ariko kanyonze wawe mayoneze wayibonye niyo mayoneze yayibonye birakomeye ikintu cy'umururumba umururumba noneho bararwanya inyama gukomana ngamwicara serezi bayobore fresh kandi ujya wiratangura byabirayi murabimaze ntabwo wari warya inyama zigaragishije primus ntabwo wize yewe gukomana yanjye ndumiwe ikirayi kivanze na fantasi correct ese kanyo nawe ufite umugore ugutekera ugahaga koko umaze n'izererezi nka yakutagira n'umugore mu Bushinwa ndumiwe mu Bushinwa ko bafata ibirayi bakabikarangisha na sereveri noneho ahise yifatira aririra nta kundi twabigize ibi irondo ryivanze n'amabandi nta kibazo pe ni ukuri weka kweho neza bagakubaguta uretse ngwino uzana kuhaye kano kantu bakakuzaho gake ndumiwe ngamugabane neza nta kintu cyabuze kuri Abacu TV Rwanda ni ukuri nta kintu cyabuze muwe umva yaka ba wicaye ikintu cyose ushaka turakikugurira hano nta kibazo mushaka iki kindi ushaka iki kindi cyaze ndumiwe igihe nahereye mu binyamakuru nibwo numiwe abagabo barwanira inyama abagabo barwanira basutse n'abagabo baremera bararya wazanye petimiste nshanga manusa kanyombya ndimo ndakira abakiriya barimo barambwira ngo nimbaye peti mitsingi mbabarira nuko ntabwo mpari mbabarira mpamahoro iyo nyamuru bimeze gute hano tuzahagarara ihangane ndine mfite abakiriya kabisa ihangane yaka kanyombya bamwe isosi yafa bamwe nta kibazo nyine nabakira imena niko baryo njye burane tembe muri leta nzunza yaka niyo super fanta yaka bimeze gute kurya inyama utiguriye utabiriye icyuya kwanza ko nawe urya wabize icyuya nukuri icyuya pe bamwe peti mutsingi ko peti mitsingi suyiza ibyo muriye birahagije ndayishyurira ibyo muriye birahagije zanira peti mutsingi ba agira bibanira ku kakara murwaniye mu nyama noneho ninzana inzoga biragenda gute murarwana mutirane n'amangume utararya zino ntuzana yewe bahereza ego ese na sereveri uri hano ntabwo yoroshye sereveri ntabwo wariye Maria ariko zino biraryoshye ego komanda wowe urarya ibiryo by'abandi namuragana wowe ura nagende sereveri aho wamaze ndakwishyura genda kwica umuntu kanyombya yakangaka yenda njya kuzana peti mitsingi wowe oya ndazizana bosi ndaguhonda ni bosi w'amaje basi ko muri indisciplinano bigeza genda gusaba inzoga amasata hano baseriveri bameze gute ba oya ndazizana kuzizana wala kibazo kihari umunyamakuru kuva navakana banda njyewe umunyamakuru mbonye babwire njyewe Nadagira n'ikigabo cyongera kunsafira nta kibazo njye mbashaka umukobwa mwiza ufite ibuno akaba ari musafi wazana n'ibyo bisatsi kenda kuzana peti mitsingi wazana ntabwo kwishyura ndaruhi cyane rwose umugore atagusavinze ntabwo wanyurwa ukundana n'imisatsi nyingi wenda bana ale kanyombya uriya gutera peti genda ba seriveri n'amaderedi wowe seriveri n'amaderedi wowe uraza kunsanga muri ibyo bideredi icare nyine niyo misatsi y'abasazi wowe uraza kunsanga inyama ya hano ngo ni neza ariko ni ikigori kiryoshye gutya murinze kurwanira zanana kiri dikoni waziguze batangiye gufata mu mashati zanana kiri dikoni ego ko ndamwishyura mubaze ahubwo hano bahita gute subiriramo ntago mazi zanana kiri dikoni nibabuze peti mitsingi ahantu rero inyama iryoshye gutya ukarwana na yaka mukagundagana mugafatana amashinga ariko niba uguriye abantu inyama reka kubacyurira urabwira abantu nta nyama ya nzonyo oya njyewe murabizi ko mfite amafaranga sibyo amafaranga ntabwo yaguze yambwire mu cyongereza no meat of nzonyo ego
Meat of Nzoni. Yeah. Ibyo ni ibiki? ubu na nyama ya nzoni No meat of zone. karakonje Yahageze. Cyane ntabwo nubwo twari dukora ubusa ni ukubera indambi ufite indambi karitasi ucuruza ari no kunywa umva mwana hano n'abakobwa mugira uyu munsi nagarutse hano ntuzongere kumubwira Yaka mwana. maze inzoga hano iyi ntabwo ari yawe cyane umunyamakuru nta cyamaze Yaka. uramereza inzoga mwasi oya ni uko ziba zimeze izo Yaka. ngubu Fata inzoga. Inzoga yose uko ni inzoga. izi Iyanjye. n'izi oya ni oya ni uko ziba zimeze toka wowe Karabaye. urabona gusaba inzoga ukazanira izo mwasigaje watoka wowe uranisha wowe Kirisiti. umwimaji Yaka wakwicaye. Yakicare. Urumenye inzoga yaka. Icare nyine. wenda gutuma inzoga ukazanira Karabaye. ukazanira ibindi Yaka ni inzoga. kamuta agasuzuguro Yakarayishura. oya upa turi indisipurine Kanyamza ngwino. wenda gutuma inzoga ukazanira ibisigarizwa byanyu wowe Ese muri kurwanira inzoga naho? ukora iki Hano nari. vawe uranyumviriza ishati wowe y'umweru wowe genda we ngiyi inzoga yawe Genda ngarashobora. Ngagenda. Wegenda. Ibyo batwe ni vida umva inzoga yawe nabazanye bati uko indisipurine wene musariva abantu mwasinze mwabicucumwe mwe we musariva abantu mwasinze we wosariva abantu basinze wowe ubafu usekera we nakumena wowe wowe toka wosariva abantu wasinze wagicucu nakumena n'iri video wa mutwe wawe byari bimeze neza